Nuko bageze mu rugo, Marika yari afite ibyishimo bitavugwa. Yari yishimye cyane, anezerewe ko yabashije kongera kubona Lili, kandi nyamara yari yamaze umwanya munini na mama we mu ishyamba bazerera bakabuze. Ariko ku munota wa nyuma imvura ikubye ibaye nyinshi, batangiye gushakisha uburyo bwose bakwirukanka ngo bajye mu rugo, babona ka kanyugunyugu Lili karaje. Rero uwo munsi yari afite ibyishimo byinshi, anezerewe, sinzi ukuntu nabikubwira. Nuko abwira mama we ati, mama wabyumvise, nasezeranye na ka kanyugunyugu ko tuzabonana ku wa 4 w'igitaha. None rero nzabyuka kare, ntunganye icyumba cyanjye, nsase uburiri bwanjye, imyenda yanjye nyishyire neza mu kabati, n'inkweto zanjye nzihanagure neza, nzishyire mu mwanya wazo, icyumba ngitunganye kuko. Hanyuma nimara kubitunganya, nizeye ko uzampa uruhushya nkasubira mu ishyamba kujya kureba Lili, kuko niko twasezeranye. Mama we aramubwira ati, mwana wanjye, ntago nakubuza rwose kujya gusubira kureba agacuti kawe Lili mu ishyamba. Ikimpangayikisha ni kimwe gusa, ni uko igihe cyose ugiyeyo wenyine ushobora guhura n'ibikoko byakugirira nabi. Rero nzareba ku wa 4 niba nzaba mfite umwanya, nongere nguherekeze rwose, we kugenda wenyine kandi we kuzerera wenyine muri ririya shyamba, kuko hagize ikibazo akanyugunyugu gacuti kawe Lili ntabwo kabasha kugutabara. Ariko mbaye ndi kumwe nawe nta kibazo wagira rwose. Reka rero tuzabireba ku wa 4, ndebe ko nzaba mfite umwanya uhagije nguherekeze mwana wanjye.